Nyemera ngusuze we udukurikiye, ndizera ko uri amahoro, ndizera ko aho rero hose udukurikiye umeze neza, uri gushima Imana mu byo uri gukora byose. Hanyuma rero nk'ibisanzwe nitwa Sheme Pacifique, iyi ni Story mu 60 niho n'ubundi umenyera amakuru abagezweho by'umwihariko mu myidagaduro, cyane ko hangaha kabisa amakuru yose y'imyidagaduro by'umwihariko agezweho abari cyane kugira ngo tubashe kwesesengura tuti ese mu by'ukuri mu myidagaduro nyarwanda hari kuvuga iki, haba muri cinema, haba muri music cyangwa se umuziki ndetse n'ibindi bisata by'imyidagaduro byose tuzi. Hanyuma twashe kumenya tuti ese ubundi muri rusange ibintu bimeze bite. Hanyuma rero muri iki cyumweru cy'ukwezi kwa gatandatu ngira ngo uyu munsi turi kugenda dusatira amatariki 20 z'ukwezi kunubundi kwa gatandatu. Hari amakuru ari kugenda avugwa agiye atandukanye, ngira ngo nkuko twabivuze mu biganiro bishize cyangwa se mu biganiro byatambutse, hari ibitaramo bitandukanye biri kugenda bizenguruka igihugu cyacu cy'u Rwanda biri gutuma kabisa imyidagaduro yongera kuba yagira gute, yakomeza n'ubundi gutera imbere, yakomeza gutuma abanyarwanda bishima. Hanyuma ibyo bitaramo birimo icyitwa Summer Country Tour, nacyo nshaka tuvugaho uyu munsi. Ngira ngo ibyabaye i Musanze uyu munsi nibyo tugiye kuba tugarukaho, tukareba tuti ese ubundi byaremeze bite. Ntago tuje kuba twabwira uko byangira ngo murabizi, ariko ni amakuru aba agenda avuga kabisa ari behind the scene, cyangwa se amakuru abantu benshi baba bataramenye kuri biriya bitaramo. Bivugwa ko witwa Bruce Melody mikoro cyangwa se abakoze sound bashobora kuba baragize gute, barishyuwe, hanyuma bikaba byagize gute, byarateje ikibazo abantu benshi batabonye cyo kuba mikoro yarapfuye akabwana backstage, n'ubundi bikakomeza kugenda byanga ntibigende neza cyane kabisa. Ni amakuru aba agenda avuga byose tugenda tubigarukaho, ndetse n'andi makuru menshi n'ubundi aba agenda avugwa ariko n'ubundi ataragiye agaragara cyangwa se yari behind y'ibyo n'ubundi twebwe twabonye. Hanyuma rero kandi abibaza ku by'umuhanzi cyangwa se ku itsinda ry'abahanzi bitwa Vestine ndetse na Dorca, bamaze kuba batandukana officially n'umuhanzi cyangwa se n'umushoramari akaba n'umunyamakuru yitwa Irene Murindahabe. No kuvuga ngo ngira ngo ku munsi wo ku wa gatanu nimugoroba, ngira ngo nibwo n'ubundi bashyiraga hanze itangazo rirerire bavuga ko n'ubundi batandukanye n'uyu mugabo witwa Irene Murindahabe, umushoramari mu muziki wabo. Ngira ngo bari bamaranye imyaka igera kuri 5 irimo 3 n'ubundi bari bafatanye amasezerano y'ubufatanye. Byo turaza kuba tubigarukaho, byagwa ko kugira ngo aba bahanzi babashe ko basubirana ibihangano byabo, bivuga ko n'ubundi bagomba kuba bakishyura witwa Irene Murindahabe miliyoni zigera kuri 60. Byo turaza kuba tubigarukaho cyane ko byari mu masezerano. Bivugwa ko n'ubundi indirimbo cyangwa se zira ndirimbo n'ubundi bakoranye nyuma yuko basanye amasezerano n'ubundi ari za Murindahabe Irene, icyo bari baje cyangwa se icyo n'ubundi barakobwa bo bari bashinzwe no kuririmba gusa, hanyuma umutungo ukaba wa Irene, hakaba n'ibyo n'ubundi Irene nawe yarashinzwe. Byo turize kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero ntawe ushaka ko dutinda, niba turakora kuri subscribe turakeneye kabisa subscription yawe kugira ngo n'ubundi ugiye ubashe kubona amakuru meza nk'aya ngaya. Hanyuma rero nyemerera dutangirire ahangaha. Ni Summer Country Tour, ni bitaramo byateguwe n'umuhanzi witwa Bruce Melody nyuma yuko n'ubundi babyemeranyijweho na mugenzi we yitwa The Ben Tiger cyangwa se One of a Kind, bakaba bakemeranya ko n'ubundi bazafatanya mu bitaramo bizenguruka igihugu. Byateguwe n'uwitwa Bruce Melody nyuma yuko n'ubundi nawe amwakiriye mu bitaramo bye bya The New Groove. Ni igitaramo cya The Ben ategura akagikora buri mwaka. Hanyuma igitaramo yari agikoze ku nshuro ya kabiri kabisa, ngira ngo nibwo n'ubundi yagize igitekerezo cyo kuba yatumiramo uwitwa uyu muhanzi witwa Bruce Melody. Hanyuma bakemeranywa ko uwitwa The Ben nawe azamufasha n'ubundi mu bitaramo bizenguruka igihugu, ari byo n'ubundi biri kuba uyu munsi muri Summer yise Summer Country Tour. Ngira ngo bitaramo bizazenguruka n'ubundi intara zitandukanye z'igihugu. Ngira ngo murabizi ko byahereye mu karere ka Musanze ku itariki 20 kabisa, ni igitaramo cyari Mbaturamugabo. Hanyuma bikazakomereza ku itariki ya 27 mu karere ka Nyagatare, bikakomereza kandi ku itariki bizakazakomeza n'ubundi ku itariki ya nuvuga ngo Nyagatare ku itariki ya 20 kwa gatandatu, hanyuma ahubwo bikazakomeza ku itariki ya 27 mu karere ka Bugesera, bwo ni mu ntara n'ubundi still y'Iburasirazuba, hanyuma bikazasoreza mu karere ka Rubavu
nkuko biri schedule cyangwa se nkuko byateguwe. Hanyuma rero nkuko mwagiye mubibona kabisa, ni igitaramo n'ubundi cyabaye ku itariki ya 20 kibera muri stade Ubworoherane i Musanze. Hanyuma ni igitaramo gikomeye cyane byagitezwe ko n'ubundi ya rivalite cyangwa se ryahangana tumenyere cyangwa se twagiye tubana n'ubundi mu bitaramo byatambutse muri BK Arena, rigikomeje cyane ko no muri press conference party cyangwa se n'ubundi aho bagaragarizaga uko ibitaramo bimeze muri mu ntare conference arena, nibwo n'ubundi twabonaga abafana ku mpande zombi, ndavuga ku ruhande rwa Bruce ndetse no ruhande rwa Ben, bose biteguye ku mpande zombi kugira ngo bazaze n'ubundi gusupportinga abakunzi babo. Akaba abafana benshi twari tubona kabisa baba star cyangwa se bazwi n'ubundi mu gihugu muri field zitandukanye, by'umwihariko abanyarwenya ngira ngo nkuko twagiye tubibona. Umunyarwenya witwa Pirate ngira ngo abantu benshi bamenye cyane muri Gens Comedy, ni seka rusange nkuko babyita, ritegurwa n'umugabo n'ubundi witwa Merci, niwe ni umunyarwenya akabana founder cyangwa se n'uwazanye irushanwa muri rusange, yitwa Pirate. Ni n'umuhanzi, I mean ni umunyarwenya n'ubundi wagaragaje ko akunda cyane witwa The Ben. Ngira ngo muri press conference party ngira ngo abantu benshi barabonye ko yari yazanye team nguko agiye bitangaza mu biganiro bitandukanye, avuga ko biteguye gufana cyane n'ubundi muhanzi wabo witwa Bruce. Hanyuma twaje kubana kabisa no ku rundi ruhande witwa Clapton Kibonge cyangwa se umwite uko ushaka kabisa, nawe ni umunyarwenya ukomeye cyane, akaba mu content creator. Ngira ngo mu minsi ishize ni nabwo yatangazaga ko bagiye kuba yakinjira mu itangazamakuru, nawe byagaragara ko n'ubundi agize gute ahagaze ku ruhande rwitwa The Ben Tiger B cyangwa se one of a kind. Hanyuma abantu bavuga ko mu karere ka Musanze witwa The Ben Tiger B yakoze stage idasanzwe nkuko byagiye bigaragara kabisa. Ngira ngo abantu bari mwabonye uburyo n'ubundi yashimishije cyangwa se yahaje abakunzi be n'ubundi bakabo mu karere ka Musanze, cyane ko ari na stade yari yuzuye, stade Ubworoherane mu karere ka Musanze kabisa yari yuzuye. Hanyuma abantu bongera kugaragaza ko n'ubundi bakunze cyane umuhanzi witwa The Ben. Hanyuma The Ben nawe yongera kugaragaza ko umuhanzi ufite potential, umuhanzi ufite igikundiro by'umwihariko mu Banyarwanda. Yongera gushimangira ikintu cyuko nubwo atakora cyangwa se nubwo yakicara ntakore cyangwa se nta producing indirimbo cyangwa se nta sore indirimbo nyinshi, n'ubundi cya gikundiro cye mu Banyarwanda gikomeza kuba cyangwa se gikomeza n'ubundi gukura bigendanye n'ibihangano nagiye shiranze kera, indirimbo yagiye asora bakunze be cyangwa se abafana be bavuga ko zitajya zisaza. Nyuma yerere yaje kubagira gute agaragaza potential, agaragaza ubushobozi n'ubundi afite, bivuga ko kabisa cyangwa se byagaragaye ko n'ubundi kujyanye na stage umuhanzi witwa The Ben yakoze stage idasanzwe, babihurizaho cyane n'abafana bo witwa Bruce Melody, cyane ko Bruce Melody ari umuhanzi iyo yakoze ikintu cya danger aza cyane mu itangazamakuru akagira gute akabivuga. Ariko right now ngira ngo ashize iminsi igera kuri 4 cyangwa 5 igitaramo cya hariya n'ubundi Musanze kirangiye, ngira ngo nta kintu aratangaza, bishatse kuvuga ko n'ubundi nawe like nyine ntabwo yakoze stage nziza cyane ku buryo nyine yari kujya guteye kubitangaza cyane. Hanyuma witwa The Ben kabisa nyuma yo gukora stage nziza cyane kabisa, ariteguye cyane kabisa n'ubundi gutaramira abakunzi be bo mu ntara y'Iburasirazuba kabisa. Ngira ngo abatahiwe n'abaturage bo mu ntara n'ubundi y'Iburasirazuba by'umwihariko mu gice cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba, mudavuga mu karere ka Nyagatare ndetse n'utundi turere turi hafi hariya kabisa. Ngira ngo abantu bari za Gatsibo ndetse n'abari mu majyaruguru za Gicumbi kabisa, ngira ngo na karere nako gaturanye cyane Nyagatare, ngira ngo nibo n'ubundi bataye ku itariki ya 20 niho abahanzi bazakomeza kugira gute bazakomereza n'ubundi igitaramo cya. Hanyuma rero duve kuri ingingo tuzakomeza kugenda n'ubundi tugira gute tuyigarukaho cyane, ahubwo twigire ku yindi ngingo iremereye cyane yitwa Vestine, yitwa kandi Dorca, n'itsinda ry'abaramyikazi bakorera umurimo w'Imana hano mu Rwanda kabisa, n'abahanzi kazi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Imyaka 5 rero yarishize
bakorana n'umuhanzi sorry ni umushoramari akaba n'umunyamakuru yitwa Irene Murindabi cyangwa se Kasha Makokero cyangwa se Mordecai nkuko akunze kubyiyita. Ngira ngo mu myaka ibiri ya mbere bakorana nta masezerano bari bafitanye, hanyuma baje kuba basinya amasezerano n'ubundi nyuma ya saga ikomeye cyane ya Chano. Ngira ngo murabyibuka cyane shene ukuntu yateje impaka kabisa kuri social media tukagenda tubibona ubwo hagati y'umubyeyi wa Vestine Dorca ndetse na Irene. Hanyuma nibwo n'ubundi baje ko bagira gute basinyana amasezerano y'imikoranire, hanyuma bemeranywa ibintu bitandukanye birimo yuko n'ubundi uwitwa Mugahinda Irene azajya abahereza 300 bya buri kwezi byo kwifashisha n'ubundi mu bikorwa bitandukanye, cyane ko bamukoreraga cyangwa se bakoraga nk'abakozi be managinga. Hanyuma icyo bo bari bajejwe cyangwa se bari bashinzwe no kuvuga ngo bo bari bashinzwe kuba baririmba, hanyuma Irene we agashingwa cyangwa se ibimureba bikaba ari gukora promotion, gukora video ndetse na audio by'indirimbo, hanyuma agakora na promotion yayo bwo no kuyisora bikagendana, agafasha n'aba bahanzi n'ubundi gutegura bitaramo bagiye bakora. Ngira ngo nibyo bariko gukora bizenguruka kabisa Canada ndetse na USA. Hanyuma ngira ngo ari naho uwitwa Vestine ese agira gute asigara na nyuma yuko n'ubundi wakoze ibyo bitaramo. Hanyuma rero hari amakuru yari yatangajwe ko cyangwa se amakuru nkesha Inyarwanda yavugaga ko n'ubundi muri contrat yaba bombi, ndavuga itsinda ry'abanzi na Irene, bivugwa ko ngo n'ubundi kugira ngo batandukane byasabaga ko n'ubundi hari bigomba kugira gute kubahirizwa. Hanyuma rero bakavuga ko mu ndirimbo 12 bakoranye muri myaka 3 y'amasezerano kugira ngo uwitwa Irene azibahe bagomba ko basabwa ko bamwishyura miliyoni zigera kuri 60 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo n'ubundi abashe kubagira gute yabasubiza izi ndirimbo zabo. Ariko uwitwa Murindabi Irene yavuganye n'umunyamakuru yitwa Babu Rwanda cyangwa se Babu, ngira ngo akorera n'ubundi ikinyamakuru cye cyitwa Rwanda, bavugana kabisa yahakanye ayo makuru avuga ko n'ubundi ayo makuru atariyo, avuga ko ababivuze nta makuru yizewe bafite, akabivuga atebya avuga ati babajije umunyamategeko wanjye n'ibindi kabisa. Hanyuma rero bishatse kuvuga ko n'ubundi amakuru yatangajwe kabisa avuga ko n'ubundi miliyoni 30 zishyurwa Irene kugira ngo basubize indirimbo zabo atariyo, ahubwo ari ibihuha. Hanyuma rero tuzagenda tubabwira byinshi n'ubundi kuri iyi saga cyangwa se kuri aya makuru n'ubundi muri rusange. Hanyuma rero nyine dusore hano twashimye Pacifique, iyi kiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, niho umenyera amakuru yose aba agezweho. Hanyuma rero subscription yawe irakeneye, kandi kuri iyo subscribe iyo button ya subscribe, hanyuma kandi ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubashe kwibonera amakuru yose agezweho. Ndabakunda cyane, twashimye Pacifique, mugira amahoro.